Bakunzi b'Isano y'Abera TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana ducisha kuri Isano y'Abera TV, bakunzi ba Mama Edwine cyangwa se bakunzi ba Joseline, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mwese mudukurikira mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe, ndetse muhabwe umugisha mwebwe mwakanze subscribe, ndetse nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi Imana iguhe umugisha we wakanze subscribe. Kora share ndetse na comment na like kugira ngo dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abakorinto, ibice byaho ni 4, umurongo waho wa 16. Haravuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere arushaho guhinduka mushya uko bukeye n'uko bwije. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo nicyo gituma tudacogora habe na gato, nicyo gituma udakwiriye gucogora, nubwo umuntu wawe w'inyuma cyangwa se umuntu wacu w'inyuma asaza, nubwo umuntu wawe w'inyuma ahinduka, ariko ntabwo ukwiriye gucogorana ngo kuko umuntu w'inyuma we arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Iyo umuntu wacu w'imbere ahindutse mushya uko bukeye ndetse n'uko bwije, ni ukuvuga ngo uyu muntu wacu w'imbere abasha kunanirwa, umuntu wacu w'imbere abasha gucogora, abasha kugeragezwa, abasha guhura n'intambara zitandukanye nk'izo uhura nazo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo dukwiriye gucogora kuvuga Imana, ntidukwiriye gucogora gukiranuka, ndetse ntitunakwiriye gucogora mu byiza dukora, nubwo umuntu wacu w'inyuma arushaho kunanirwa akarushaho gucogora, ariko umuntu wacu w'imbere wo muri Kristo Yesu, bwa bugingo bubitse muri Kristo Yesu, bwa bugingo bwabitswe aho umwanzi atagera ngo yibe, uwo muntu arushaho gukomera ngo uko bukeye n'uko bwije. Bivuze ngo ibigeragezo byose urimo uhura nabyo, bivuze ngo akaga kose urimo uhura nako, umuntu wawe w'imbere arushaho gukomera, ntugire ubwoba, kandi uyu muntu wawe w'imbere ntatinya ko abantu bakuvuze, ntatinya ko hari ibintu byahindutse ku buzima bwawe, ntatinya ko urwaye. Uyu muntu w'imbere iyo ukomeje gukiranuka arushaho gukomera. Aya masaha ndakwifuriza ko umuntu wawe w'imbere arushaho gukomera. Hari ibintu byinshi abantu barimo kwibaza muri ino minsi, bamwe bakibaza ngo mbese ni ukubera iki tubona abantu b'Imana bahindutse, hari ibintu tubona batakirimo kwera imbuto. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo umuntu wabo w'inyuma arimo asaza, arimo ahinduka, nibo barimo guhinduka, ariko umuntu ubitse muri Kristo Yesu, humura, ntabwo azahinduka. Humura, ubugingo bwawe Uwiteka bubungabunga buri munsi kandi abubereye maso. Ndagira nkubwire ngo nicyo gituma tudakwiriye gucogora ndetse no gutinyana nubwo umuntu w'inyuma arushaho gusaza, umuntu w'imbere arushaho gukomera. Ndeka umuntu wawe w'imbere umurinde kuruta ibindi byose birindwa, wirinda icyaha, wirinda ndetse gukora ibitandukanye n'iby'Imana igushakamo, wirinda kuba mu bidakwiriye, ahubwo ntucogore, wamamaze ubutumwa bwiza, bagutuke bavuge ngo mbese ibi ni ibiki, bavuga ati ntabwo tukifuza ndetse kumva ibyo mutubwira. Ariko wowe kubera ko Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma tudakwiriye gutinyana nicyo gituma tudakwiriye gucogora, nubwo umuntu wacu w'inyuma arushaho gusaza, umuntu wacu w'imbere arushaho gukomera ngo ahinduka mushya uko bukeye. Imana ishimwe, muhabwe umugisha n'Imana mwebwe mukunda Isano y'Abera TV. Amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu,
nari mbabwiye ngo Uwiteka bakomeze, nubwo ibigeragezo byabasajishije umuntu w'inyuma, nubwo intambara zasazishuye umuntu w'inyuma, nubwo akaga n'amakuba muhura nako buri munsi byatuma unanirwa, ndagira ngo utangarize ko umuntu wawe w'imbere arushijeho gukomera, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, witinya. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.